ni kenshi cyane tugenda mu miryango rimwe na rimwe ukasanga hari umwana, bikunze kuba ku bana b'ikinege cyangwa se no ku bana bakiri bato muri iyo miryango, ugasanga umwana aracyaba mu buzima bw'ababyeyi be kugeza no kurarana nabo mu cyumba kimwe, either ni ababyeyi babiri cyangwa se ni n'umubyeyi umwe babana, ariko mu by'ukuri abantu benshi bakibaza ngo ubundi kurarana n'umwana, habe umubyeyi w'umugore n'umugabo, habe umubyeyi umwe papa cyangwa mama, ariko mu by'ukuri kurarana n'umwana mu cyumba kimwe bikwiye kurangira ryari, umwana afite imyaka ingahe? Murakoze. Iki kibazo gishamikiyeho byinshi kandi na cyiza cyane kuko abantu benshi bakunze kukibazaho. Ku busanzwe umwana ubundi aza mu buzima bw'umuryango, yaba mu buzima bwa mama we ku bafite umubyeyi umwe, cyangwa se ubuzima bwa mama na papa ku bafite couple, abafite umuryango ubana. Umwana n'ubundi aza mu muryango guhera ku isamwa ry'umwana. Ababyeyi bagira ukuntu babana nawe. Ababyeyi ugasanga umubyeyi w'umumama yatangiye gusa n'uganira n'umwana, kuko umwana iyo arimo akina mu nda, umubyeyi ahagarika utwo yari arimo kugira ngo amuhe umwanya. Ubu noneho kubera abantu bajijutse cyane batangiye kumenya yuko by'ukuri uriya mwana ari mu nda atega amatwi kandi akabasha kumva neza ibibera hanze. Uyu munsi n'umubyeyi w'umupapa ashobora kwegera inda y'umugore we akaganiriza umwana, byanze bikunze ririya jwi buriya hari icyo risobanura, cyane cyane iyo rije ari ijwi ridatongana cyangwa se ridahutaza. Rero urumva uwo mwana aba amaze igihe kinini mu by'ukuri yiteguwe mu muryango, kandi umuryango waramaze kumwakira, kuko urabizi umwana ajya kuvuka ababyeyi bararangije gutekereza izina, ababyeyi bamwe bafite ubushobozi baba baranatangiye gutegura beriso, ka gatanda k'umwana. Abashoboye bafite n'icumbi rigaragara baba barateguye icyumba uriya mwana bazamuha. Hari ababiha agaciro cyane bo, kandi biranakwiye ko tubiha agaciro kuko umwana ni umuntu ukwiye kuza yateguwe. Urabona ko mu cyumba bashyiramo udushushanyo, bagashyiramo udukinisho, bakagira gute. Rero igihe umwana amaze kuboneka avutse, ubundi abahanga bavuga yuko akwiye kuva mu cyumba cy'ababyeyi nyuma y'iminsi ibyumweru 3, nyuma y'iminsi 21, agahabwa icyumba cye. Abantu bashobora kwibaza bati uwo mwana akaba akiri agahinja cyane, ubwo uwo mwana koko umuntu aramushyira mu kindi cyumba abashe kumukurikirana? Yego, birashoboka. Ubwo abo bahanga ndi kuvuga kenshi bakorera ubwo bushakashatsi mu bihugu biteye imbere birimo n'ubushobozi. Hari abashyira za kamera mu cyumba, donc ibikoresho by'amashusho mu cyumba cy'umwana ku buryo aho bari babasha kubona uko ameze. Hari abashyiramo ibikoresho bitanga amajwi ku buryo narira byumvikana. Ariko noneho hari natwe nk'abari mu bihugu byo mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye, twege buri kanya urasimbuka ajya kureba umwana wawe. Rimwe na rimwe n'ababyeyi b'abamama hari igihe bafata icyemezo bakava mu cyumba bararagamo bakajya mu cyumba cy'umwana, bakaba baharara umwana bakamukurikirana. Ibi bintu rero bifite icyo bisobanuye, bifite icyo byigisha, bifite icyo byubaka mu mwana. Umwana akwiye gutangira kubona amashusho. Urabizi ko umwana abona nyuma y'amezi 2 cyangwa 3, sinibuka neza. Umwana akwiye gutangira kureba, akareba asanga ari mu cyumba cye, abandi bakaza bamusanga ahari kugira ngo bamwunganire. Ibi rero ni iby'agaciro gakomeye kuko umuntu aremwa akivuka, akaremwa mu myitwarire no mu myumvire no mu migirire akiri mutoya. Ubu butumwa bw'uko umwana azahabwa ubutabazi kuko yabusabye cyangwa baje bamusanga mu buzima arimo, bituma n'ikura rya wa mwana azakura ari umwana ushobora kwibashakira ibisubizo, akamenya gutabaza igihe akeneye ubufasha. Umwana rero uri mu cyumba cyiwe bamugeneye ni wa mwana ushobora kurira, kuko wasimba wahita uhagaruka ukamugeraho, niba yarashonje ukamugaburira, niba yari yiyanduje ukamuhindurira, niba yari akeneye guhindura pozisiyo ukamuhindura. Uyu mwana azabona yuko azajya
atanga ubutumwa ababyeyi bakabwumva. Binyuranye cyane n'iyo umwana yaba ari kumwe nawe ukamuha ibere atari gusabye, kuko hari abantu buri gihe bavuga okay nimumumpereze, akamuha ibere ku buryo atajya amenya ngo umwana wanjye asonza ryari. Ibyo rero buriya si byiza, kuko umwana ukwiye kumutoza kukominika nawe mu kigero cyose arimo, yaba ari gukoresha ayo marira nyine, kuko niba ari mu cyumba cye kugira ngo musange nuko yarize. Ubwo twarimo tuvuga umwana ukiri muto cyane, wa wundi utiyegura cyangwa se udashobora no kuza mu cyumba. Urumva aho byatinze cyangwa se batabikoze neza ngo umwana bamuha icyumba mu byumweru 3 akivuka, abantu baribaza bati noneho ese ni bibi yuko umwana w'imyaka 3 utarakurikizwa cyangwa se w'ine w'itanu ataba aryamana na mama we na papa we cyangwa se baba bari mu cyumba kimwe? Ibi bintu ndabicaho umurongo, ni bibi cyane. Umwana wese watangiye kumenya ubwenge n'utangiye kubwenge ubwenge nabivuze, ntabwo agomba kwisanzura ngo asangire ubuzima n'ababyeyi be mu cyumba cy'ababyeyi. Mu cyumba cy'ababyeyi umubyeyi ashobora kuhakorera ibintu byinshi bitandukanye bituma umwana adakwiye kubimenya ku myaka ye, kuko byamucanga, byamuyobera, bikamutera kudasobanukirwa. Tuvuga urugero, hari ababyeyi wenda kubera kutamenya cyangwa se kudasobanukirwa usanga afite nk'akana k'imyaka 3 ariko yava dushe akaza yavuye koga akisiga akana karangaho kamureba. Buriya uba urimo uhemukira umwana, kuko urimo uramwereka amashusho adashobora gusobanukirwa. Murabizi mwese, twese wenda nawe kuvuga ngo mwese, uko umuntu akura ni nako umubiri uhinduka. Uriya mwana rero urimo kureba akabona utandukanye n'uko ari, ayo mashusho arimo abona ntabwo ubwonko bwe bubasha kuyasesengura ngo buyahuze n'itandukaniro rihari. Ikindi, hari ibikoresho, hari ubuzima abantu bashyingiranywe cyangwa se babana nk'umugabo n'umugore babamo, bitari ngombwa ko umwana w'igitambambuga cyangwa se n'umwana mutoya abasha kubugiraho amakuru, kuko ibyo bintu ntibihuye n'ubwenge bwe ku buryo yabasha kwakira icyo bishatse kuvuga. Ntabwo rero bikwiye ko umwana mutoya yisanzura cyangwa asangira icyumba n'ababyeyi be, kubera iyo mpamvu yo kugira ngo badakomeretsa uburyo bwo kubona ibintu, kuko muba mumwereka ibintu atari bubashe kumva, bikaba byamutera ingaruka mu hazaza. Hanyuma hari uburyo umwana aba ari we wenyine ubana n'umubyeyi we, mama cyangwa papa, bitewe n'uko ubuzima muri iyi minsi budutwara. Umubyeyi umwe akorera kure, ku buryo mu rugo hataha umwe mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se ugasanga nta n'uhari, ariko ukaba ufite umwana w'imyaka nk'ibiri, 3, 4, 5. Mu by'ukuri n'ubuzima muri iki gihe hari n'igihe butegeka abantu kuba bafite n'inzu ntoya, noneho ntafite na shambure ari buhererezemo uwo mwana. Ukibaza ngo ubundi uyu mwana najya no kuryamana n'umukozi cyangwa se babandi babarera, ashaka kuba nawe aranamuruta, nawe n'ubundi ni ubuzima bwo kumwexposa muri bya bihe. Kavuga uti umwana wanjye kuki ubundi atandaza, kuki tutararana ubundi ajya kurara n'umukozi, kuki ajya ubundi no kurarana wenyine gute, yandaje ubundi ndara mu buriri bwa nyine gute ahari. Icyo kintu mu by'ukuri ku ruhande rumwe twe twumva ari impuhwe z'ababyeyi, mune mu byumva gute? Ubisoje neza uti ese ubundi yaje akandaza ubundi ararara wenyine nanjye ndare jyenyine kubera iki? Urumva rero buriya umubyeyi habaho, iyo arimo arera habaho kwiyibagirwa agatekereza ku mwana, kuko umubyeyi uri wenyine mu nzu kandi yikundira n'umwana we. Hari igihe uba wumva wagomeza kwipfumbatiye umwana wawe, kuko urukundo umufitiye n'urugwiro biraremereye. Hari igihe uba wumva rwose atava mu maboko yawe, ariko icyo uburere budusaba kurera umwana bisaba kwitsinda umutegurira hazaza. Umwana rero ntago akwiye kuba umumararungu w'umubyeyi, oya siko bimeze. Umumararungu wawe nuwo mwamubyaranye, nuwo mwana mubyarana, nuwo mungana uzaza aje
gukemura ibibazo byawe ku kigero cyawe, ahubwo umwana wawe ni ukumuha ubushobozi. Umubyeyi ashinzwe kumuha ubushobozi kugira ngo ubuzima arimo amuteguramo buzamuhe gutsinda ibigeragezo n'ibindi bibazo by'ubuzima. Twajyaga tubibona, ugasanga umwana aje kwiga muri segonderi mu wa mbere, bamuha igitanda cye ati sinakwiraza, reka biransaba yuko njya kurana n'undi. Ngira ngo hari ibigo bibyemera, ariko hari n'ibigo usanga cyane nk'iby'abihaye Imana, usanga rwose n'umwana bashobora kumwirukanira icyo kintu. Urumva rero biba byatewe na bwa burangare bw'umubyeyi, kuko umwana agira ikintu kimeze nka dependance, cyangwa se nko kuba imbata, cyangwa se kuba umwana yakumva ikintu kidashoboka kuko utakimutoje. Ukomeje ku kintu cyiza, umwana wamenyereye kwirarana mu cyumba, akamenyera kuba wenyine mu cyumba, bimuha umwanya wo kwitekerezaho, bimuha umwanya wo kumenya uburyo basaba icyo bakeneye. Ikindi kandi binatuma n'iyo agiye mu buzima bugoye, we ubwiwe ashobora kubisohokamo kuko yumva ashoboye. Mu gihe umwana wamenyereje kurarana n'abandi, cyane cyane no kurarana nawe, ararana nawe yumva yuko ubuzima bwe nyine ni iruhande rw'umubyeyi we. Igihe rero udahari ntirirema, ashobora kudasinzira. Njya nanabibona, ugasanga hari umwana bamenyereje kurara bacanye itara, barizimye, umwana agahita akanguka, amarira akaba yose. Biraterwa n'iki? Nuko cya gihe cyo kubona kwe kwa mbere ntabwo wari wabiteguye ngo uvuge ngo okay, umwana umumenyereze yuko habona ku manywa hakijima nijoro. None urumva urimo uramuha ubuzima atazahura nabwo hanze. Kandi umubyeyi inshingano ze za mbere ni ugutyaza umwana kugira ngo nagera mu buzima hanze, ikintu cyose kimubayeho asange cyoroshye. Ni nk'uko umwana ufite imyaka 7-8 ushobora kumufurira nejo ubundi ukamufurira kugeza ageze imyaka 12, ariko se najya no muri internet agiye kwiga uzamukurikira umufurire? Oya. Niyo mpamvu rero niba ari akana gato gafite imyaka 5, niba wicaye uri mu ibasi urimo ufura, karamutse kaje kakajya mu ibasi kagafura, wiga kubita, karimo karatangira kukwigana kubaho ubuzima bw'umuntu bwo kwigenga. Niba afite imyaka 7 ushobora kumubwira akiyitaho, ndega bizanaguha n'umwanya wo kumenya niba umwana washobora no gutegura icyumba, kuko niba afite imyaka 7 yibana mu cyumba cye, nibwo ushobora gutangira kumuha umurongo w'ubuzima, akamenya ngo inkweto zijya aha, ibyo ukenera ku ishuri bijya aha, ukabona nyine ko ari ku murongo. Ikindi buriya ntabwo bikwiriye, ariko isi yatweretse ko bishoboka. Umuntu akwiye kurera umwana mu ishusho yo kuvuga ngo umunsi ntazaba ndi kumwe nawe, uyu mwana aho azajya azashobora kubanira neza abandi atabangamiye umuryango yaba arimo. Niyo mpamvu rero umwana ntakwiye kuryamana n'umubyeyi muri iyo myaka yose bavuga kugera kuri ingahe, atari uko habaye ikibazo cy'ubushobozi. Urumva iyo hajemo ikibazo cy'ubushobozi, amategeko yose aba yapfuye. Kuko niba uri umubyeyi ukaba ufite icyumba kimwe, ufite abana 2, ntabwo ndi bukubwire ngo abana bawe nibarare hanze kugira ngo utararana nabo, nawe kandi nturi burare hanze kugira ngo utararana nabo. Ariko hari ibyo ushobora gukora. Numara kuba uvuye muri dushe uvuye koga, ushobora kubwira abana uti musohoke nambare, sibyo? Ibi bintu biratuma abana ubatoza kumenya kubaha, kumenya ngo ese iki kigiye gukurikiraho kivuze iki. Abariho ababyeyi bakunze kwitwara nabi mu ubwo buryo, ugasanga barashyira no mu bibazo abana babo. Niba urimo woga uri umugabo, nako uri umugore, ukaba urimo wisiga uri imbere y'akana kawe k'agahungu, sibyo? Urimo urakamenyereza kureba abantu bambaye ubusa badahuje igitsina, ku buryo ashobora kuzabikenera, bikaba byamutera no kuba yakura imburagihe ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, bishobora kuzamutera ibibazo, bikaba byamugira umuntu ushobora guhohotera abandi, kuko we yamenyereye yuko kwiyambura imbere y'abandi ari ikintu cyoroshye cyane. None banze kumwiyamburira. None hari kese byabayeho nk'uko mu mujyi Huye, hari umwana w'umukobwa ufite akana k'agahungu afite imyaka 7, akabana na mugenzi we nawe ufite umwana w'imyaka 5 nawe ariko w'umuhungu. Bose abo babyeyi bombi kubera ubuzima bubi babayemo butoroshye, busaba yuko babana mu nzu imwe, umwe yajyaga koga akaza akisigira imbere ya wa mwana, undi nawe akaza koga akisigira imbere y'ababana, sibyo?
noneho agahungu umunsi umwe gashaka kuzajya kegera utari nyina agashaka kumukoraho. Mu by'ukuri uwo mwana ni umuziranenge, ntazi ibyo ari byo, ariko urumva abo bantu n'ubundi hari n'ibindi bikorwa bakoreraga imbere y'abana kubera bwa buzima babayemo. Ibi rero bizatera ibikomere umwana, bitume atabasha gusobanukirwa igikwiye n'ikidakwiriye, icyo kubaha n'icyo kutubaha, icyo gutinyuka n'icyo gutinya, kandi nta wundi ukwiye kubibereka ni wa mubyeyi nyine babana. Nta mpamvu rero usibye iz'ubukene cyangwa iz'ubuzima bugoye zikwiye gutuma umwana ararana n'umubyeyi we, kandi byashoboka ko abona uburiri bwe. Si n'umwana gusa, si n'umubyeyi n'umwana gusa, buriya n'abana babiri ntibakwiye kuba bararana. Bishobotse ahajya igitanda kimwe wanabagerekeranya, umwe akajya hejuru ku gitanda cyo hejuru, undi akajya ku gitanda cyo hasi. Bizatuma bariya bana bakura buri muntu yumva ko afite ubuzima bwe bwite, atumiramo uwo ashaka, akabuhezamo uwo ashaka. Hanyuma sinzi nimba narangaye, ariko ubundi mu rwego rw'ubuzima ntekereza ko abaganga bagira inama umugore ukibyara kuba hafi umwana we, no kurarana, kumufubika, kumva n'uwo mwuka we, kumva n'igituza cye, kumva n'iki, ndetse ababyeyi muri rusange. Ariko mu rwego nanone rw'imibereho n'imikurire n'iki, turi gusabwa ko umwana akwiye kugira icyumba cye. Ibyo bintu turabihuza dute? Wenda wa mugani hashobora kuba habaye kutabyumvikanaho neza. Umubyeyi w'umumama agomba kuba hafi uruhinja rwe, ariko uruhinja bibaye icyiza ni uko ruhinja rwavuka hari icyumba cyateguwe cya rwa ruhinja, cya kindi mwashyizemo ibishushanyo, cya kindi mwashyizemo utuntu twose tw'umubebe. Hanyuma umubyeyi azaza muri cya cyumba nk'umushyitsi. Icyumba ni icy'umwana. Muri ya minsi 21 ashobora kuba ararana n'umwana, kuko agomba kureba ko umwana aryamye neza, kuko mu minsi ya mbere umwana bamushyize muri pozisiyo mbi ashobora no kwitaba Imana, kuko ashobora guhagamwa n'ibyo yariye ku buryo mu muhogo bishobora kumuhitana, sibyo? Ariko naze umubyeyi aze mu cyumba nk'umushyitsi. Ahubwo ukomeje no kantu ntanibuka, kandi niyo winjiye mu cyumba cy'umwana nanone ukwiye kuza ugasaba uburenganzira umwana kugiye kukinjiramo, ugakomanga kugira ngo nawe niyaza mu cyawe azakomange. Ibi bintu biraha umwana icyerekezo cy'ubuzima, indorerwamo y'ubuzima bwo hanze, ko ibintu byose bisaba uburenganzira, ko kandi umuntu nakwakira mu buzima bwe cyangwa mu cyumba cye cyangwa se muri biro ye, bivuze ko uri umushyitsi utari nyire hantu uri, bigatuma umwana abana neza n'abandi kuko azabubaha. Binatuma umwana yumva ko agira ubuzima bwe bwite, anakeneye kubutunganya. Rero wa mubyeyi nk'uko wari ubibajije, ntabwo mvuga yuko umubyeyi atagomba kuba kumwe n'umwana kugira ngo amukurikirane, amenye yuko umwana yiyanduje, amenye yuko umwana ashonje amuha ibere, ariko ubikorere mu cyumba cye, uze no kumuha akanya aze kuba ari wenyine, kuko ibi bintu bizanatuma umwana amenya yuko mu isi ntabwo umuntu ahorana n'undi muntu. Binamuha umwanya wo kwitekerezaho, kugira ngo nagira icyo akenera uzumva nyine arize, hanyuma umubyeyi ntajye kure, aze kuko amureba. Ariko nkurikije inshuro umwana w'uruhinja akenera umubyeyi, haba mu masaha y'amanywa cyangwa y'ijoro, ubundi kwa muganga abaganga baburije ko nibura buri masaha 2 yakabaye yonka. Yego. Ntabwo ndi kumva neza uko umubyeyi azaba umushyitsi mu cyumba cy'umwana, ukiri muri iyo eta, ugikeneye kurebwa nibura mu masaha 2, ukeneye kuribwa no mu nda agasa n'uwanduranya akarira, ku buryo umubyeyi azaba ari muri kiriya cyumba mu kanya akavuga ati ngiye kureba umwana mu kandi, kuko hari abana batuje banatuza, bikaba byanagukundira nawe ukiha igihe cyo kuza kujya kumureba. Ariko hari n'abana nyine ushobora no kwigirayo gato yakabarariza, kandi ntabwo umwana agiye kuba nanone impamvu zo gutandukanya umuryango, kuko mu gihe ya minsi ishize n'umupapa kuba bafite hakeneye ko umugore agaruka mu kiryamo cye.
yego. rimwe na rimwe n'izo muvoma zishobora gukurura ikindi kibazo mu mibanire y'aba babyeyi. ahubwo iyo Ibyo niyo by'abantu mpamvu babimanaginga ahubwo iyo bate? niyo mpamvu ya mbere inakomeye ituma umwana agomba kuvuka akagenerwa icyumba cye. Uravuga uti mu masaha abiri bivuze umubyeyi agomba kureba umwana nashaka bibe iminota 30, ariko ya minota 30 uba uvuye mu kindi cyumba, uba utari muri cya cyumba amasaha yose, sibyo? Kuko burya n'umwana kugira ngo bamurekure bamukure mu maboko arire, ni ukubera nyine waramumenyereje kuguma mu maboko. Kuko ubundi buriya ya minsi 21 nakubwiraga, ya minsi 21 nibwo umwana atangira kumenya ko atakiri mu nda ya nyina, agatangira kurira, akabona ikintu kirakemutse, yitumyeho yiyanduje, donc bitangiye kumujena, ararize, mu kandi kanya kumva birakemutse, bituma noneho ahita yumva ko afite uburyo bwo kugira ngo atangaze amakuru y'ikibazo kimubangamiye. Ntago bivuze ngo niba ukunze umwana cyangwa ufite umwana ngo umuhoze mu ntoki, kuya niyo mpamvu ya masaha abiri nyine ngwino umurebe, ariko nubwo wanagiye mu masaha abiri, na buri munota we nk'umubyeyi, umwana ntugomba kujya mu cyumba kiri kure cyane y'icya wa mwana ukiri uruhinja, kandi uzi ko ari bukenere konka cyangwa se guhindurirwa. Icyo bishatse kuvuga nuvuga ngo nakanguke, natangire kubona, abone ko abantu baza bamusanga, abantu badahorana nawe. Okay. Urakoze namwe.